cyane musinkiganiro de Old Drive turabakiriye. Yes, Ariete ni muntu ki Ariete byagenze bite ngo atangire kuririmba? Ariete ni umukristo, iyo niyo identite ya mbere ya Yesu. Ikindi ndi umubyeyi w'abana babiri. Wow. Twari bose dukijijwe, twifuza no kwigisha abana bacu bitewe n'ibyo twizera Kristo. Nk'abandi umuririmbyi nkunda kuririmba, nakuriye mu rusengero mu by'ukuri, ariko guhishurirwa Kristo ni muri 2021. Mu by'ukuri hari ukuntu dukurira mu rusengero umuntu akagira ngo arakijijwe, ahubwo ugasanga ufite discipline yo mu rugo bitewe n'uko babyuka bakajya gusenga, ariko guhishurirwa Kristo neza by'ukuri ni muri 2021 warahavukiye? Yes. Yeah. Wamwishuje gute byagenze bite? Ni ukuvuga kubera turabizi neza ko kwizera mu by'ukuri ni ikintu kiri personal ku muntu, ariko nabifataga nkaho na agakiza na abo mu rugo twese turakijijwe, nkabijyana muri modem. Kugeza ubwo namenye ko kwizera Kristo ari ikintu kiri personal. Ni wowe umwizera nk'umwami w'ubuzima bwawe, nagaruka ababyeyi bawe babyizera, ko babyizera bizansunika nk'uko Bibiri tubwira ngo amategeko yadusinitse kugeza ubwo twayishuriwe Kristo. Ariko njye icyo gihe numvishe ubutumwa bwiza nkaho ari umuntu uhumuye amatwi yanjye, kandi nsanzwe mbyumva. Neka Ego. Hanyuma ukigira iryo hishurirwa uhera ko unaririmba? Urumva nari nsanzwe ndirimba, ariko nkaba naririmba. Wambwira ngo ese noneho hari ahantu bashaka kujya kwamamaza amazi, wagiye nujya ukabikora? Amazi ntabwo ari icyaha mu by'ukuri. Avuga nkurikije discipline mfite, kwamamaza amazi si bibi. Wenda ukaba wambwira ati none se waguhitishamo kwamamaza amazi no kwamamaza Yesu cyaba kibutirwa n'iki? Ubwo amazi arimo kashereka bari honje, ariko nkibagirwa ko Kristo kumwamamazaho harimo ubutunzi bwishe bwiteka. Niyo mpamvu ni indirimbo nimba mwayumvishe iravuga ngo uwirata yirate Kristo. Urumva nari ndi mu Bushinwa, nzi ubuzima bwiza icyo ari cyo, nzi kubaho neza icyo ari cyo, ariko byose numva noneho menye Kristo nsangwa mu ishurirwe birenze ko ari cyo kintu cyonyine nyine nakirata kuba narize naragiye hanze kwiga, numva birenze ibyo ngibyo kumenya Kristo. Aniryoheye kurenza ibyo bindi byose natekereza. Nabaye abahungu ntabwo ujye birata nibura? Ahubwo banjye beza nukuri ndabakunda, ndabirata, ariko nkabirata n'ubundi mvuga ngo uwishima yishime umwana, kuko n'ubundi niho bamaye. Hanyuma Ariete, hari ukuntu wicaranye n'umuntu hanyuma namureba ukabona uramuzi? Oya simuzi, ahubwo Ariete ari kujya kuvuga umuntu nkabona hari ukuntu ahindukiye. Ese yaba ari we papa w'abana? Oya Ariete nasubize. Sibyo? Ni papa we? Oh yes. Ni papa we? Ntabwo byangu. Aje ngiye ibintu byo kureba imirari ngiye nabihazi. Ese ndwaye imirari? Uyu umubyeyi wanjye actually mu buryo bw'uko apana umaraso. Ego. Ni umuvandimwe twari dusanzwe tuziranye, ariko nari naramugezeho vision mfite. Kuko vision yanjye mu by'ukuri nabanje gukora umuziki muri China, ariko atari ibintu biri constant. Noneho ngeze Kigali, umwami Imana ashyira vision ku mutima wanjye. Ndabizi ko hari abantu benshi bo ba creating a vision bavuga ngo Imana ihumugisha. Nanjye niri uwo murongo nari ndimo. Bati mwami mfite vision yuko nshaka gukora ibi bintu, nshaka kuba umukire uyihumugisha. Ariko icyo gihe ndabibyibuka nari ndi gusenga, numva Imana ishyize ku mutima wanjye vision yo kwandika indirimbo ariko zihuye n'ibyanditswe. Kubera ko nizera ko umukristo abayeho ubuzima bwanditswe ijambo ry'Imana. Je nizera ko Imana reka birugero ruto, ntago ndi mukuru w'urushako, ariko nizera ko na mbere yo corresponding umuntu mu bana ukeneye ijambo ry'Imana, ukeneye Kristo. So ndavuga ndi gusenga, ndavuga ati Imana wamaye vision n'iki nguriye gukora, wamaye abana, wamaye umuryango, ese ngiye gushaka akazi niza amarobo, ngiye gushaka amarobo abari byo nshya mwanya wanjye n'iki. Ariko numva Imana ishyize ku mutima wanjye, naguhaye Imana gikoresha uririmba ibyanditswe uko biri, kuko mu byanditswe niho harimo ubuzima bwo kuzura abapfuye. Urumva vision yawe izagarukira he rero buriya?
icyambere cyo dutagetinga nuko abantu bumva ubutumwa bwiza bakizera Kristo. Icyo ngicyo nicyo nifuza ko naberaho. Icya kabiri nuko abantu bamenya umunezero muri Kristo Yesu. Indirimbo zanjye n'izibyiringiro no kuruhukira muri Kristo. Hanyuma Henriette, utubwiye ko ufite abana, ufite urugo, ibyo bintu ubifatanya guta na ministry, none usigaye waratangiye, ni ibintu bitoroshye kurera, kongeraho urugo, kongeraho ministry, ibyo bintu urimo kubifatanya gute? Ndashima Imana cyane nkuko nababwiye, urumva namuzaniye iyo vision Imana yamaye, n'umuproducer mwiza. Akorera isoko, ni producer. Then icyo gitekerezo tukimugejejeho tumusaba, ubwo nari ndi kumwe n'undi muvandimwe wanje wo mu Budage witwa Aline, kuko ni nawe nagejeje iyo vision, mubwira ko numva Imana iri kumamagara kongera kuririmba kandi bihora bwira abantu Kristo. Tumugejeje iyo idea kuko nawe yizera Kristo, yabyakiranye n'amaboko yose. Urumva noneho wa mutwaro nayifite wo kujya niruka muri studio n'iki bera nkaho umujugunyiye kugira ngo abimfashemo, ariko kugira ngo mbanajinge na ministry n'umuryango, ikintu cyambere nakoze no guca bugufi nsaba umutware wanjye urushye. Afite umutware utagoye rata. Na mutware utagora, ahubwo donc bose baragorana. Yes, witwaye ute ujya najya ngora ubwo nuwawe nanje, ubwo nyine turi kuvuga ngo witwaye ute ujya kumusaba cya kintu ushaka wowe ubanza kurambarara hasi. Wenda nzarambara ariko namwegeranye umutima uciye bugufi, nawe ngaho mutware wanjye ndifuza gukora indirimbo, ndifuza gukora n'imbaraga zanjye zose serving. He was so happy. Arangira ati none se ushaka ko bigenda gute? Rero ndifuza ko nagira management, ngagira abantu bansupporting, abantu tukorana ariko nabo bumva ibyo ngiyemo, ku buryo nubona natashye natinze uzanya understanding. Arambwira go on, ikintu cyose ndagerageza nkanza nka making a shock cya understanding nze impamvu nyigiyemo, kugira ngo ari ukuntu abagore tugenda tugatinda murabizi. Ariko uwo mutima nagize wo kumucira bugufi, mwereka ko ntago ngiye kwigenga kandi ari we mutware wanjye, ahubwo ndagira ngo abanze me go ahead, igihe cyose nzajya ngenda ajya byumva kugenda with a blessing. Hanyuma Henriette se nta kuntu yatunyurizamo noneho tukumva ministry yagiyemo, tukumva koko niba koko ishyigikiwe n'Imana na producer natwe? Yego, ntakibazo katubaririmbire maybe iyindi itari hano. Iyindi itari hano tutarasohora kandi ngiye ndashaka niyo waririmba yundi ariko twumve Henriette se ministry yinjiyemo bimeze bite. Kandi ngiye ndi kwa gatanu mba ndi kubyina, rero ngiye sinshaka kwicara. Okay, katukore n'urutare agakoraske nakiyaza rutare Yesu no rutare niwe nubatseho imiyagira imifika temba hoya sinyeganyerwa ubatse kururwo rutare arashikamye imiyagira imifika temba hoya nanyeganyezwa
nubatse ku rutare nubatse ku rutare oya sinyeganyezwa oya sinyeganyezwa nubatse ku rutare nubatse ku rutare oya sinyeganyezwa oya sinyeganyezwa ko nubatse ku rutare nubatse ku rutare iyo ngiyo se urukumva izakunyeganyeza neza kabisa wamwumvise ijwi noneho nabyumvise uramwumva nabyumvise Henriette ni sawa cyane ukomeza ngaho bahungu babiri aricaga kizi yaraje amenagura ibintu hano Henriette courage cyane komereza aho ngaho kabisa ministry ifate neza nicyo twakwifuriza hanyuma Henriette ubundi iyo uri kwireba urebye nuko byatangiye ubu ngubu utangiye vuba hangaha ariko se iyo ureba vision yawe iri imbere Henriette ari kwibona hehe mu myaka reka dufate imyaka mikeya imyaka nk'ibiri yonyine Henriette uri kwibona he njye nanze kuvuga imyaka ndavuga uzagarukira yego oya intego yacu dufite nuko icyambere ntago wowe na shiri wawe cyangwa wowe na manager wawe dufite wowe nande dufite management yitwa Haba Team okay Haba Team kamaswanirire iyo Haba ko nivuze ni Harry A ni Aline sister wanjye umukuru dukorana B ni Bonke A ni Alliance sister wanjye muto uri Dubai so dushaka ko izaba ministry yagutse none dushobora gufata hari abana benshi bazikuririmba mu byukuri ariko batabona opportunity twero turashaka ko tuzatangira kujya twinvitinga abo bana batonya bizera ubutumwa bwiza ariko akaba afite iyo mana atabasha kwikoresha yego turifuza ko at least nka next year twatangira guhamagara abo bana bakatugana tuba dufite studio Light Music Rwanda ariyo Bonke CEO so iyo turishaka ko tubikoresha kuko natwe benshi muri twe twabibonye nta kindi kintu twatanze turifuza ko rero dufatanya n'abandi bana bizera ubutumwa bwiza ndetse tunabigisha kugira ngo bakure mu myandikire yabo kuko nimba ari ikintu nacyo turi gukoraho mu rubyiruko n'ibiryo imyandikire yacu nyine ikwiriye kuba ihesha Kristo icyubahiro niyo gahunda dufite rero ko tuzafata abandi bana yego Henriette ari kunavuze abana b'urubyiruko cyane kandi ari umuntu mukuru ubugeze mu myaka bari kuvuga ngewe byananiye ari abantu baba bageze wenda mu myaka 35 40 bashaka kuvuga 45 nta kibazo na 45 ariko aracyari umujene ariko by the way ariko akaba afite iyo mpano atarabashe kwikoresha akiri umujene mutoya akoze kumbariza rata reka mubarize wabaye utari noneho akaba afite iyo mpano ariko kubera ko atabonye aho ayikoresha atabonye yego cyangwa se abamufasha aba producer kubera wenda kutabona ubushobozi abo ngabo haramutse umuntu uje abagana ameze nk'uwo nguwo nawe mwamwakira nukuri twamwakira ahubwo reka nkubwire abantu bakuru bajya barushya kubera ko baba barasetinze mentality n'ibitekerezo ariko n'abari umuntu oya turagukeneye ho oya turimo kubaza umuvandimwe ararushya tubimenye ataranatangira yego n'abari umuntu wemera kuza tukamufasha kubera ko uwo muntu n'ubundi already afite experience twe genda tutanafite n'abari umuntu wemera kuza akaba ati mumfashe iyi ni vision yanjye ariko sindi kubasha kuyigiraho we are happy to welcome them okay ariko mwahere ku rubyiruko abanyuma rero Henriette aragiye arize mu Bushinwa minervale zirakubise ararangije amashuri araje robotics reka ageze hano vision kujya kwiga indukiza kaminuza kandi none ikintu kireze kuri Henriette kandi yabyaguye ibintu binakiriwe muri iyi minsi hari ubusuri muzima cyangwa ubwo muhamagaro warushije imbaraga ibyo nize mu by'ukuri ikintu cyo cyambaye none wagire yiki ahubwo icyo ni ikibazo ngomba kwibaza mbere narajyayo ariko mu by'ukuri nagaruka kuvuga ngo sinabikora kuko mfite akazi nkora ntabwo muziki nunze so mfite akandi kazi nkora usanga ufite akazi k'isi n'ak'Imana oya subiza ko ako nyine kagwa amafaranga n'ak'isi nyine yaguhaye kuko wagiye kwiga iby'isi ugarutse utangira gukora iby'Imana numva ko tugomba gukora nyine kugira ngo duprovidinge imiryango yacu ni itegeko kubizera cyane rwose kuko ntabwo Imana yaduhaye abana gusa ngo tubarebe ahubwo yaraduhaye urakora as professional ibyo wize n'ibisanzwe ukuba ndakora
ariko calling umuhamagaro wo kubwira abantu Kristo nicyo kintu cya mbere kuko nicyo cyonyine numva kubwira abantu Kristo ikintu kitazashira numva aricyo cya mbere kirusha agaciro no kuba nakora ngeze ku rwego nshobora kureka ibindi byose kubera umuhamagaro. Hanyuma ni iki kiguha imbaraga zo kuva mu muhamagaro ni iki kiguca intege muri ibyo watangiye mu muhamagaro wawe? Ikimpa imbaraga ikintu cya mbere numva kimpa imbaraga mu by'ukuri ndi kuririmba ibintu in experiences Kristo kumbera hari izindi ndirimbo nyinshi muzagumya mwumva zirimo ku Kristo ari ibyiringiro zirimo ku Kristo ari uburuhukiro ndaririmba ibyo nabayemo mu by'ukuri noneho nkabibamo abandi bantu bo bise bavuga ati suriya mwana yagira ikihe kibazo background ni nziza n'iki ariko ngiye deep down mbizi neza ko Kristo niwe wenyine nyeneye ko ambera uburuhukiro. Rero ibyo nibyo binera imbaraga ko ndi kubaho reality y'ubuzima. Ikinshi nege rero nabwo wenda navuga karikira ko ibintu byose ko nirukanyira Kristo ra akenshi mu ntege nke zanjye dushobora gusaba Kristo ngamo imbaraga intege nke ndazigira hari igihe nibaza ese ko ministry kwifatanya n'ukurera abana ko ndi kubikora neza akazi se ko ndi kugakora neza cyangwa balance iri kunanira ariko mu by'ukuri iyo mbonye izo ntege nke zinjeho niho none ndushaho gushaka ibihe byo gusenga. Hari abadamu ubu ngubu bavuze ngo uri nabivuyemo pesi nafatanya urugo nabiretse kandi biramvuna hari icyo babwira yes also ubigenza ute nyine kugira ngo muhe iyo break ugiye kuvuga ngo mbana n'umuntu woroshye ubuzima oya nabivuze kare sinabisubiye no urumva njyewe mu by'ukuri ikintu nyeka abamama benshi bitugora hari igihe kenshi ari uburyo tubalance ibintu byo mu rugo n'ukuri igihe bitonera nanjye igihe mba overwhelmed yes ariko mbaye overwhelmed n'umugisha niyo mva abakobwa ahubwo ngiye kubwira ati mujye mushaka abantu bakijijwe kuko umuntu ukijijwe iyo abonye wabaye overwhelmed n'ahandi none avuga ati niki twakora ngo uruhuke none wo ni wari no kubibona ko unaniwe ariko wakabibona abo none niki twakora ngo uruhuke. Rero akenshi prema Imana igira ifashamo uwo munaniro waza nanjye mbona stress bayi nyinshi nkabona wa muntu twabyumvikanye arambwira ati ruhuka. Yego wenda ahiyatereka nkureke gatoya nje kuri producer kubera ko nawe mwakorana gatanu ku kandi hanyuma nkibaza producer ahiyet kwegera kwa approachinga niki cyaguteye imbaraga zo guhita umwaki uvuga toke tugiye gukorana rwose nta kibazo ndabyemeye kandi hari abandi wenda bajura bahakanira ariko wahageze uramwemerera? njyewe ndi strict cyane ku myizerere y'ubutumwa bwiza akimara kuza of course ntabwo mwumvishe nise mwakira yego ndamubwira ati not zaze studio nsabe kuri studio mwumvishe indirimbo zawe yego lyrics zonyine nizo zatumye vuga ati aha hantu niho ngomba kuguma kandi ubutunzi buri kuko mwumvishe lyrics y'indirimbo ze zigeze nko muri 5 yego imba zose zivuga Kristo imba zose indirimbo ziganisha kugira abantu bakire Kristo bakire Kristo bakire amahoro bakire ubuntu twagiye muri Kristo Yesu yego abati uyu niwe muri sawa